mbabarira ubanze witegure. Hello my people, ni Kapos nk'ibisanzwe ndi Rutagwabiza iminego udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga wasusurutse kandi usanyisa n'arwo agasawe. Yeah man. Nkuko bisanzwe rero reka ntangire nsuhuza abantu batuye mu mpande enye z'isi, enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Mu mujyi wa Kigali nabaramukije cyane. Yes, mukomere cyane abantu bo mu Rwanda rwa kabiri diaspora, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibahe amahoro n'amafaranga. Yeah man. Nkuko mubibona rero kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa umwari mwiza kabisa. Araza kubibwira. Ndi kubona asa neza. Mwe murabibona mute? Yes, muraza kugenda mutubwira uko mubibona namwe ariko reka tangira twibwira. Meze neza? Amazina wabita bande? Amazina ni Ishimwe. Ishimwe. Irindi? Vumiriya. Vumiriya. Yeah. Wow. What such a good name. Yes, Vumiriya. Baravuga ngo turi kwihangana. Kwihangana. No kuri pe. No kwihangana. Noneho muri no minsi y'uyu munsi. No kwihangana gusa. Cyane ibintu bari daje. Ubundi bira nyine mu rwagiye kugita Vumiriya bafite impamvu. Oya hari ukuntu ababyeyi baba bafite akantu k'ubunararibonye bari bakavuga ngo bira bihe by'ino minsi iri imbere tugiye kuvumiriya bagahita bavuga ati tumwise Vumiriya. Cyane nyine mbere najyaga mbikomantaho cyane nkaza impamvu banyise Vumiriya ariko nyine ubu nsigaye mbikunda to kuko bitewe n'isi n'ibintu turimo abisigaye binyuza aho nsigaye nyine numva binejeje kuko nk'igihura n'akantu katamvuga katuvuta nyine kamvumiriye. Umva ngiye ntakubeshye atari no kubeshya izina ryawe ndarikunze ni ryiza pe, ni izina ryiza. Vumiriya ni izina ryiza kandi ririmo n'ubutumwa bwinshi, sibyo? Ni ijambo rifite icyo risobanuye cyane ku banyarwanda, rufite igisobanuro kinini. Vumiriya, amakuru yawe rero? Urebye amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Yeah. Harya mu rugo ni he? Mu rugo ni Rwamagana. Rwamagana. Yes. Rwamagana iwabo w'ikawa. Rwamagana bakize cyane ku ikawa. Nabonye muri rompo harimo akantu k'umugabo ufite igitebo cy'amakawa n'ibinote mu ntoki koko. Buriya nyine hari igihe umuntu yiga umushinga akaba ari wakora to. Kabisa. Rwamagana umujyi mwiza, ni umujyi urambuye, mbese ni umujyi kabisa ubona nta kintu utwaye. Yego. Birasa naho wakureze neza. Nawe urya ibitoki? Ndabikunda. Nibyo byamera nibyo byatureze n'ubu biracyaturera to. Yes. Nkuko mubyumva rero turi kumwe na Vumiriya. Vumiriya, ndabizi neza ahangaha wirekure, sibyo? Ndabizi yuko ufite ijwi ryiza, ufite impano yo kuririmba. Reka ahubwo mbe mpamagara MIE Irene Murindahabi n'abakobwa nabonye rwarahize. Murindahabi igira kidukorera. Yes, bona tangira wibwira abantu rero mu karirimbo keza, sibyo? Ubahe udushyire muri vibe. Ubwo sera ndagufasha. Cyagande ndanyine soko muna rewe mutipu ndimbe hane ngunda kuririmba nyine n'abajamato. Mbabona bifiling. Ubwo mbaye umujama. Ninjye ugiye kuba umujama. Aranyikiriza. Wambanje. Vumiriya mukobwa, ese kumbona uri mwiza, mbubwo bwiza bwawe. Ayiga mana. Abirarani. Jesi ndi umusane. Oya ariko haririmba tu. Nyine ese nujye utereta? No tereta. Gutereta? Sha mperuka gutereta. Kwa kundi bavuga ngo reka tugiye hano tugiye kubaka inzu. Reka duterete uburyo umusingi uzaba umeze neza. Kera nkiri umuyede narateretaga. Oya ntabwo ndi kuvuga ibyo. Tereta nyine nk'umusistere ukabona nk'akadadari tukaririmbira nyine ukakemeza tu. Ubu ntabwo wanereta? Surana ntakiri mutoya koko sindamenya gutereta. Oya. Kandi abana b'iki gihe nibo yango mbivuge. Yes, Vumiriya. Ngaho dutemo, sibyo? Dutemo kandi ntiwitinye.
ndabizi yuko ejo cyangwa ejo bundi byagira umusaruro. indirimbo mfite rero naririmba nyine ndayikunda ariko simbizi akukunda niko natwe dukunda kandi mutakazi kadutemo tukumva. burya wa munsi nkubona ongera ijwi siko ngwegiribe burya wa munsi nkubona bimwe navugaga ni yari amagambo no ugambo byari bindimo byari urukundo kukubwira sinabihimbaga ntago zari inkuru byari ibindimo reka nkubwire kandi ubyumvesha niyegereza nkuhata umutima wanjye nkuha urukundo nkuha umutuzo nza kwibagiza babandi ngo twadusisita twakubeshyaga baba dada wirirwanaga nabo abo bose barakubeshyaga kandekera. Wow, ntumva se hahora agakarasi ariko ni utugambo twiza sibyo. Biragaragara yuko ubonye umwanya ukabyitaho cyane nuko utarabona buriya umuntu ukubwira ngo ijwi rikurimo impano ufite ni nziza sibyo, ubitse zahabu ariko udashaka gushyira ku isoko izana twigurire sibyo. ndabikunda ariko mba numva nzanabikora ariko ntabwo ubushobozi bwari bwaboneka gusa ndacyari kugerageza ibyo nyewugiyemo ariko mu minsi mike mu mezi make ntabwo ari igihe kirekire hagiye nzabata moto nyine naniteguye atari ibi ngibi. ni ukuvuga ngo abana b'abakobwa abenshi ubundi ajya mu kintu avuga ngo ngewe kanaka ngiye muri iki ngiki ariko hari umuntu ndi kureberaho, hari role model ndi kubona, hari inzira mbona n'umuntu yaciyemo nanjye numva nacamo kandi bikambyarira umusaruro. Umuntu wumva umuhanzi wireferaho ukunda ninde? ubundi mbere nakundaga Buravani ariko nyine nagakiriho yego namureberagaho ndetse n'indirimbo ze zarasigaye ibigwi bye biracyahari. Rest in peace Buravani. Yes, undi muntu nkunda rero nkunda Marina na Bwiza, nkunda ukuntu baririmba kandi mba numva nanjye nzamera nkabo. Dutema akarembo kamwe ka Bwiza utaducitse. ahazaza hacu njya amashushanya nkabona no mu busaza tuzaba dutuje duhuza ibiganza aho urukundo rutujyana ariho natwe tugana mbega ukuntu biryoshye. Wow. Ahazaza by Bwiza nanjye ako karimbo ndagakunda ntabwo ari wenyine ndagakunda byatari. Hanyuma utubwiye ko ukunda Bwiza na Marina, wirefera kuri Bwiza na Marina, ukunda ukuntu baririmba biriya bivuze ngo na stage zabo urazikurikira, ukunda ukuntu bakora stage zabo, ukunda imyambarire, mbese nyine ubireferaho bawumva wazamuka ugatera intambwe ugatera ikirenge mu cyabo sibyo? Yes. Kandi karirimbo kamwe ka Marina kabarida karimbo nkunda kesu. Hi chaka kumva kumerewe nyuma y'ibyo wankoreye sha. Yes, watubwiye rero yuko ukunda watubwiye nanjye ngo kwinca asaba kwinca bajate. Watubwiye yuko ukunda Bwiza na Marina, watubwira akarimbo kamwe ka Marina? Indirimbo ya Marina amaze iminsi asohoye ariko itari nyinshi nyine ibivuga ngo bashaka ko wansiga bashaka kuzimya iyi faya barabeshya ubwo dukundana ntiruzazima niba bizi ko ibyanjye nawe aribwo bigitangira.
ako karimbo ni keza byatari, ni keza byatari, kandi urumva yuko kabisa wateguye wabigiyemo neza. Ndikumva njejwe ryawe sinzi impamvu ndi kurikunda kabisa, ndikumva ibintu bimeze neza, kandi pull up courage, sibyo, ntucike intege, ibintu bizagenda bimera neza, sibyo. Komeza ukurikirane Bwiza, ukurikirane Marina, niba ngombwa ushaka na nimero zabo bahamagare, ubwira uti genda bakunda, ariko by the way mfite n'impano yo kuririmba, mba numva natera ikirenge mu cyanyu, bazagufasha, sibyo. Yes, yes, pull up rero, courage kabisa, sibyo. Yeah, turimo gusoza, abana b'abakobwa kenshi usanga ibintu by'imiziki babitinya, sibyo, usanga ibintu by'imiziki babitinya, ibintu by'amafilime batari ibintu bumva bahita bajyamo byoroshye. Wowe wabitinyutse gute? Wumva wakora umuziki, wumva impano niyo ufite, wumva rwose nta bindi, wabitinyutse gute mbese? Nyine ababyeyi babibwira ko bati ibyo n'uburara mugiyemo, ariko genda biyumvisha nyine, kugenda bareba n'abandi bana bagenda babikora. Tunago buriya nyine Imana iba ari Imana, kandi buriya ari n'igihe umuntu aba afite Imana akayipfana, bibaho bitewe nanone n'ababyeyi. Ariko nyine ugenda uganiriza ababyeyi rimwe bakagenda babyumva. Ubwo rero mu rugo njye barabyakiriye ndetse baranamfasha, bifuza ko nanabikora. Byiza cyane kabisa, nimba barabyakiriye bakumva yuko banagufasha, ni ikintu cyiza cyane. Kandi ababyeyi rwose turabasabye muturekurira impano z'abakobwa mwakingiranye mu gipangu, ababyeyi mutubabarire pe. Abana bari aho ngaho bafite impano, bagushobora guteza imbere umuziki nyarwanda, uruganda rw'umuziki rukaba ruri imvange, apana kubona abakobwa babiri mu bahungu 100. Abakobwa, ababyeyi mutubabarire, mubarekure, mubabe hafi, mubahe n'izo mpanuro, batajyana no muri ibyo mubakekera ko bajyamo, kubera ko burya impanuro y'umubyeyi n'ubundi irakurikirana, sibyo. Babahe impanuro, baba guiding mbese, sibyo. Yes, kandi respect ku babyeyi bawe ko baremeye kugushyigikira, bakaguha umwanya, bakavuga ati wabikora nta kibazo, go ahead, sibyo. Nawe roshyiramo imbaraga, numvishe ijwi ryawe ni sawa, wateguye ibintu ukabigira neza, ukajya muri studio, numvishe byabyara ikintu cyiza kandi gikomeye, sibyo. Nakubwira ngo courage. Yes, merci bako. Yes, rero gira ubutumwa ugenera abandi bana bafite impano yo kuririmba b'abakobwa, cyangwa se izindi mpano zitandukanye, ariko bakaba bari kwitinya, bumva yuko batajya hanze ku karubanda ngo bazigaragaze, zigira icyo zibabyarira. Nyine mw'abana cyangwa se muri rusange, cyane cyane nabwira nk'ababyeyi, abana bo ntari biti baba bumva babishegeye, bumva babishaka, ariko ushaka nko kubwira umubyeyi nyine nabyemere rimwe, ariko byo ntabwo wacika intege. Kandi nyine nko kugaragaza impano, bisanga ugiye nk'ahantu hari abantu ukajya ubigaragaza, n'ababyeyi bagera bakabyakira. Ikintu rero nabwira abana ni uko bakitinyuka, impano zabo bakazisohora, zikabavamo nyine bakazishyira hanze, kandi byabafasha bikabanezeza kuruta uko baba bari mu bwigunge. Yes, urakoze cyane ku mpanuro nziza cyane. Much respect to you. Umukobwa ubasha gutanga inama zingana gutyo, ungana gutyo, ni byiza cyane. Biragaragara yuko biratanga icyizere yuko nutangira gukora cyangwa se kubishyira mu bikorwa, ukajya muri studio, hari ikintu kinini bizakubyara gikomeye. Yes, reka nsoze nshimira abantu bakomeje gukurikira Stand for Truth TV. Mbasaba support yanyu no gukora like, gukora subscribe, gukora share, gutera comment, mukatubwira ngo hano byagenze nabi, mu bikosore bigende neza, hano byagenze neza. Much respect. Mukomeze mutube hafi, kuko tubutabafite nta kintu twakora, sibyo. Diaspora ndabaramukije cyane, nanabasezera, Imana ikomeze ibaha amahoro n'amafaranga. Murakoze cyane.